Munyanshoza Dieudonné tugiye kuganira nk'umuhanzi ariko nanone ukaba umwe mu ngabo n'ubundi zafashije abanyarwanda kwibohora cyangwa se zabahoye igihugu, ariko turaganira nanone tugaruka ku ruhare rw'umuziki muri icyo gihe ndetse no kwiterambere rya muzike muri kino gihe kugeza kuri uno munsi n'ubundi abanyarwanda bari kwibuka umunsi wo kwibohora cyangwa se bari kugaruka ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 26. Ubundi ku rugamba rwo kubohora igihugu inganzo cyangwa se ubuhanzi byari bimaze iki cyangwa se byo byakoze iki? Urakoze cyane. Navuga ko mu by'ukuri kubohora igihugu habayeho imbaraga, habayeho ubutwari, habayeho ubwitange, habayeho urukundo rw'igihugu n'abagituye. Ariko muri ibyo byose mbere na mbere nabanza gashimira ingabo z'igihugu zafashe iya mbere mu kubohora abanyarwanda, mu kubohora igihugu. Muri uyu munsi ngira ngo nibo tubanza kuzirikana no gushimira. Ariko nk'uko warumbaje mu by'ukuri koko ubuhanzi nabwo bwagize akamaro gakomeye. Buriya igihe cy'urugamba urabona habaga mu mashyamba, mu mbeho nyinshi, mu mvura, mu bintu byinshi byari bigoye mu ishyamba. Hagiye habaho za morali ituma indirimbo nyinshi zateye morali, ariko noneho zinakangurira n'abantu zibabwira impamvu y'urugamba, impamvu impamvu y'urugamba, ariko noneho zikanakangurira n'abandi. Niyo mpamvu ubonaga ko igihe cyashiraga hazaga n'abandi baza guhungira nabo gutanga umusanzu wabo kugira ngo bagendaga biyongera, nk'uko nubwo bavuze ngo nanjye nari mu ngabo zabohoye igihugu, ariko arabambanjirije nanjye kuko nagiye muri 1993, ariko bivuze arabatangiye muri 1990 ari bake, uko imyaka ishagenda haza abandi biyongera. Abo bose nabagendaga bakangurirwa kumva mu by'ukuri, kumva icyo arwanira, kumva ko aje guharanira kugira ngo twongere duharanire kugira ngo umunyarwanda uzongere agire uburenganzira, abanyarwanda bongere babe bamwe, turwanye amacakubiri yari yaragose iki gihugu. Ibyo rero byose nava ko ubuhanzi bwagize uruhare rukomeye. Natanga nk'urugero, hari indirimbo zatangaga n'icyizere, ndetse ukagira ngo zari nava ko yari nk'ubuhanuzi. Urabona nk'indirimbo, iriya ndirimbo insinzi bana b'u Rwanda, ngo natera inzuzi nkabona insinzi, ndaraguza umutwe nkabona insinzi, ndabaza Imana nkabona insinzi. Uvuga ngo umuhanzi we yarebwa atatu insinzi ndayibona, ariko mu by'ukuri urugamba rwari rukiriho. Ariko wabonye ko nyuma koko insinzi yaje kugira ikagaragara. Hari indirimbo nyinshi navuga ngo ubuhanzi bwakoze akazi ko gutera morali, ariko noneho no kongera kumvisha n'abandi mu by'ukuri urugamba rurwanwa ko ari urugamba ruharanira kugira ngo rwongere ruhindure ibintu, rubohore abanyarwanda, rwongere ruhuze abantu, rurwanye ikibi icyo ari cyo cyose. Ubuhanzi rero bwagize akamaro muri aho ngaho ni ku ruhande n'ubundi rwo ku rugamba rwo kubohora igihugu. Hanyuma birabaye binagenze neza, igihugu kirabohowe n'abanyarwanda muri rusange. Ubwo abari ishyanga cyangwa se abari hanze y'igihugu babageze mu Rwanda, ariko baza mu Rwanda hari abandi banyarwanda bahasanze. Uruhare rw'umuziki rwo cyangwa se rw'ubuhanzi muri rusange rwabaye uruhe kugira ngo abo bantu babane mu mahoro, bongere biyumvanemo, nko kumva abari hanze baraje kugira ngo babane nabo basanze mu gihugu? Uruhare rw'umuziki rwo rwabaye uruhe? cyane nuko nyine n'ubundi ubuhanzi bagiye bugiramo uruhare, nubwo abantu bari barahunze atari ku mpamvu zabo. Abenshi urabizi ko bari barameneshejwe, babuzwa kuba mu burenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo, baba hanze. Ariko nubwo bageze hanze ntabwo bibagiwe u Rwanda, ntabwo bibagiwe wa muco w'abanyarwanda. Bigaragaza ko n'abo babyaye abana bakuriye hanze bagarutse ubona ko bagifite wa muco w'u Rwanda, bagikunda u Rwanda. Ni ukubera ngo ibyo byose ni indirimbo zaririmbwaga zibakumbuza iwabo, zibabwira iwabo, ariko bikanagaragara ko bakunda gutega n'amatwi
n'amatwi bakumva no mu Rwanda hari indirimbo nyinshi zabagaho ngira ngo bajyaga muzumva nyinshi cyane zagiye zihuza abari mu Rwanda ndetse n'abo hanze. Nyuma rero ya jenoside y'igihugu kimaze kubohozwa nava ko habayeho abavuye mu bihugu bitandukanye biduturanye haje abahanzi benshi. Dufite abahanzi benshi babaye Uganda, ababaye Burundi, babaye muri Congo, batahutse n'abandi baje noneho bahura n'abari mu Rwanda, bagiye kubona ko bagiye cyambere bakora ubumwe, bakora bya bihangano. Ngira ngo niba ujya ugenda no mu bitaramo hirya no hino usanga nubwo yaba ari umuhanzi wabaye mu Rwanda ariko rimwe kumva ashyizemo n'indirimbo z'i Burundi, ashyizemo n'indirimbo zo hanze zo muri Congo. Ibyo nabyo byabaye nk'ibintu bihuza abanyarwanda. Ariko noneho habayeho n'ikintu cyo guhisha abantu ko turi bamwe, tugomba gutahiriza umugozi umwe, kubigisha noneho kwigisha igihugu cyacu, amateka yacyo, aho cyavuye habi, n'uburyo cyahoze n'aho tugeze ubu, n'inzira twanyuzemo, ndetse n'uburyo buri wese asabwa umusanzu kugira ngo twese dufatanye kubaka u Rwanda rwongera ruzira amacakubiri, rwongera ruzira kuba umunyarwanda yakongera kubuzwa uburenganzira bwe, uzi abantu twese twumva ko turi bamwe. Ibyo rero abuhanzi bwabigizemo uruhare, ari mu ndirimbo, ari mu mbyino, ari mu masinema, ari mu makinamico, hagiye hari ubutumwa bwagiye butanga bujyanye no kumvisha abanyarwanda, ari ababaye hanze, ari ababaye mu Rwanda, ari abariho bose ko noneho twese turi bamwe, nta na kimwe kigomba kudutanya. Ubuhanzi ntekereza ko bwagize akamaro kanini cyane, ndanabihamya kandi biragaragaza. Ibyo byose ubwo no kuva ko ubuhanzi none bwafashije abanyarwanda mu nzira yo kwiyunga no kongera kwiyumvanamo. Rwose bwarafashe cyane, indirimbo nyinshi zabafashe kongera kumva ko ibyarangiye ibibi tugomba kubirwanya, twese tugafatanyiriza hamwe kongera kubaka ubunyarwanda, guhuzwa n'ubunyarwanda, nta bindi by'amoko, by'uturere, kuko byari byaragoswe abanyarwanda kuva kera. Iki kintu rero ntekereza ko cyarigishijwe, kandi mu by'ukuri ubuhanzi bwagize uruhare runini. Ntekereza ko ari umusanzu ukomeye wavuye mu buhanzi. Nava ko ni ibikorwa byiza cyangwa se ni ikintu cyiza ku bikorwa by'ubuhanzi. Hanyuma wenda hari ikintu wagarutse uvuga ko abahanzi benshi bari baravuye mu gihugu barahunze, abandi barishwe muri icyo gihe, hari n'abajene wenda bari bagitangira muri icyo gihe. Hanyuma wenda muri icyo gihe umuziki wasaga nkaho wongeye kuzamuka cyangwa se wongeye gutangira bundi bushya. Byari bimeze bite muri icyo gihe, cyane ko n'amasitidiyo cyangwa se zino nzu zifasha abanzi zari zikiri nkeya? Nkawe wari uhari n'ubundi nk'umunyarwanda, nk'umunyamuziki, byari bimeze bite muri icyo gihe? Muri icyo gihe buriya nyuma igihugu kimaze kubohorwa, ngira ngo nanjye ngira ngo nari mpari, nibwo nanjye natangira kujya ndirimba, ariko hari ingorane nyinshi. Nta byuma byabagaho, nta masitidiyo yabagaho, n'ibyago byose byari byarasahuwe, bimwe byarangijwe. Habayeho kuko mu by'ukuri hari ingorane mu by'ukuri yo kuba wakora indirimbo, ariko hagiye habaho n'ikintu umuntu kwishimira, kuko abahanzi bagiye bakora indirimbo guhera muri za 95 kuzamura. Ntekereza ko nabura hari urugamba barwanye narwo rwo gukora mu buryo bugoye, mu buryo hatari ubushobozi, buryo hatari ibikoresho, hatari amasitidiyo afasha abantu, ariko bakagerageza mu buryo bwashobokaga, bakaba barakoze ibihangano, kandi ibihangano ari na byiza kugeza ubu, usanga ari byiza. Ntekereza ko hari ingorane by'ukuri, nakwishimira ko bahanganye nazo, ariko bigenda bigira akamaro. Wenda zimwe mu ngorane uri kwibuka nk'umuhanzi mwajyaga muhura nazo muri icyo gihe ubwo umuziki wasaga nkaho uri gutangira bundi bushya n'izihe? Ingorane nazo ndibuka kuko
ntangira gukora indirimbo bwa mbere ariko twagenaga tugasaba nka radiyo Rwanda ikazana nka mikoro ikadusanga aho turi ikaza kubafata noneho rimwe na rimwe hari n'indi muri gukora mikoreye ahantu muri salo tuyikorera badufasha kwa mufata na mikoro hariyo n'igihe kwifata dufata radiyo za kera zajyagamo ngo za kaseti za tape zitaga tape za kaseti bagashyiramo ubundi mukifata urumva rero mu by'ukuri izo zari ingorane noneho izindi ngorane hari n'uburyo bwo kugira ngo ukore indirimbo noneho numara kuyikora ushaka uburyo wenda wikorera amashusho nta makamera yari akomera ahari nta sinzi niba ujya ureba nk'iriya ndirimbo ya Mibirizi amavidewo yayo uko neza cyangwa amafoto nta buryo wafataga ifoto ngo ube wayikora neza kuko nta ikoranabuhanga ryari ritaraza ubwo dufashe ni ukuvuga ngo amafoto harimo abishwe harimo n'abakiri bazima gufata ifoto ukayikura niba ari amafoto nk'ane harimo uwo ushaka ukamukura mu gihe ntibyashobokaga niyo mpamvu urumva hari uburyo bw'ikoranabuhanga ryari ritaraza hari uburyo bw'ibikoresho bitaraza urumva umuntu yakoraga mu buryo nyine bugoye navuga ko izo ngorane twagiye duhura nazo cyane ibyo byose byabaga biba nk'umuhanzi ndetse n'umunyarwanda muri rusange kuri uyu munsi noneho ugiye kuduha ishusho y'umuziki mu myaka 26 n'ubundi ishize u Rwanda rwibohoye ndetse n'abanyarwanda muri rusange ishusho y'umuziki urayibona gute ishusho y'umuziki ndabona nge muri ngewe ihagaze neza kubera ko noneho ubu kugeza ubu noneho urabona imiririmbire ubona amasitidiyo yabaye menshi urabona hirya no hino abahanzi bamaze kuba benshi bwo kubona bahanga kandi bahanga neza ndetse n'ubushobozi abenshi bumaze kuboneka ku buryo ujya kubona umuntu akoze videwo nziza cyangwa se kandi yakorewe mu Rwanda hari abahanzi benshi bagiye bajya mu mashyirahamwe n'ubu hari amashyirahamwe y'abahanzi yatangiye ndabona ari intambwe imaze gukomera ni nziza cyane mu buryo bw'ibihangano n'uburyo bwo gufasha guhanga yego uretse ko yenda ntabwo navuga ngo hari ariko nibura nka 80% byinshi hari byinshi byiza mu bahanzi yakwishimira uburyo umuhanzi agifite ingorane nk'izariho mbere kuko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukora bimworoheye kandi bikaba byiza hanyuma kugeza uyu munsi Munyanshoza Dieudonné urabona wenda muri muzike nyarwanda cyangwa se no mu buhanzi muri rusange wenda tubijyanire hamwe urabona hakibura iki kugira ngo ubuhanzi nyarwanda bugere ku rwego mpuzamahanga cyangwa se urwego rwishimiwe nubwo umuntu yishimira impamvu imaze guterwa ariko inzira cyari ndende kubera hari ingorane zigihari ubu ngubu umuhanzi akora hari ibihangano umuntu akora abenshi bitabatunga bigatunga abandi kubera nubwo nka minisiteri yacu yatangiye kuzishyiramo imbaraga mu bijyanye no kurwanya guha agaciro umuhanzi kuko ibihangano barazipirata ibihangano bariganana ugasanga ni ikibazo ku buryo umuhanzi ahanga igihangano ejo bundi ukumva cyageze hirya no hino abazishuza uko bishakiye videwo ayikora ukayisanga yageze iriya ugasanga noneho birazamura abandi ariko umuhanzi akiri inyuma rero ni ingorane ikomeye ariko ntekereza ko nubwo ibindi byose byagiye bitera imbere ariko ntekereza ko nacyo wenda mu bihe biri imbere hariho ingamba bahagurukiye kuzirwanya ariko ntekereza ko twabishyiraho imbaraga kugira ngo ubundi ibihangano byagombye gutunga umuntu ariko ntabwo ariko bimeze ku bahanzi bose ikibazo kiracyahari nakwita ngo ni abamamyi b'imitsi y'abahanzi bategereza ko umuhanzi ahanga nawe akaba ari aho akabifata we akabikoresha mu buryo mu mubyarira inyungu ariko wa muhanzi byavunnye ntacyo yakuyemo
ubona ibyo ngibyo biterwa n'iki byo kuba umuhanzi yakora igihangano cye ariko ntikimutunga ahubwo ugasanga gitunze abandi? biterwa ni ukuvuga ngo ririya tegeko niba ririho rirengera abahanzi, ni twese dufatanye kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe, umuntu wabifatanywe abe yabihanirwa kugira ngo byamaganwe burundu, buri muntu wese amenye ko atagomba gutunga n'ibyo atavunikiye. nanjye nta kubeshya igihe nanjye byankozeho usanga ibintu ni ikibazo kigihari cy'uko ibihangano ubu nageze ubundi kuri nashyira ibihangano byanjye kuri YouTube, ariko nsanga hari abandi bantu bagiye babyitira ndetse bakita n'andi mazina, ariko barabijyanye babimaranye imyaka babisuka. aho gufata umuntu igihangano cy'umuntu ukagishyira kuri channel yawe ntabwo aba ari byo, ubundi ibyo bintu bikwiye ntabwo ari byo. hanyuma wenda ikindi ariko n'abahanzi nazo tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo nawe ibihangano umukoresha kuri ibihangano nawe ntabe yatuma biteshwa agaciro kuriya. twese tugahaguruka, buri muntu wese akamenya ko ibihangano cyane bimwe, ariko tugasaba n'abandi nabo ko badufasha kugira ngo byubahirizwe. ariko ubundi muri rusange bino biragenda neza. ubuhanzi umuntu amaradiyo yabaye menshi, amateleviziyo ni menshi, aho wanyuze ibihangano harahari. ndabona bigenda neza.